uru ni urutonde rwa filime 10 cyangwa se seri 10 z'inyakoreya zahitinze cyangwa se zirwana kurusha izindi. Niba ukunda filime za action, ukunda amaseri magufi yagiye afite episode 10, 8, 10 na zinga nyine atagezemo adakururuka cyane ngagere mu ma episode 500 nka zimwe z'impinde mujya mureba. Utu ni uduseri 10 njyewe Fox umuhigi nicaye ndatekereza ndetse ntoranyiriza abantu banjye kugira ngo bazaturebe nibabona umwanya cyangwa se utaratubona turebe. Uretse ko abenshi baba barazirebye bitewe n'uko izi filime ziba zarahitinze haba mu mahanga muri Korea y'Epfo aho zituruka ndetse no mu mahanga yandi mu bindi bihugu cyane cyane mu Rwanda. Seri iza ku mwanya wa 10 ni seri yakinwe 2023 yitwa Vagabond, ikinwa n'umusore amazina nyakuri yitwa Lee Seung-gi. Yitwa Lee Seung-gi cyangwa se Lee Seung-gi yakinye muri filime Vagabond aho yari afite umwishywa we ari mu ikipe y'abana bakina taekwondo. Murabizi muri Korea y'Epfo umukino wa taekwondo ni umukino ukunzwe cyane ndetse wamamaye muri iki gihugu, ndetse wagiye unamamaza iki gihugu mu mahanga no mu Rwanda. Turabizi ko hari abakinnyi benshi bakina uyu mukino wa taekwondo bajya muri Korea mu marushanwa bakanatahana n'ibikombe. Hanyuma uyu musore wakinye muri iyi filime yitwa Vagabond 2023 witwa Lee Seung-gi yari afite umwishywa we bagiye mu ndege mu marushanwa mu mahanga. Indege za gukora impanuka apereje neza asanga leta yabigizemo uruhare ariko ishaka kubizinzika kubihisha, ndetse aza gushaka ukuri birangira ukura kugezeho, ariko kugira ngo arenganurwe cyangwa se ahebwe ubutabera biza kugorana cyane. Aguma kurwana kugeza bigezeho, abamuhiga ari benshi ndetse muri filime irimo intambara nyinshi cyane. Indi seri iri ku mwanya wa 9 cyangwa se iri ku mwanya nyine wa 9 muzatwitse 10 kuruta izindi ni seri yasohotse 2025 yitwa Trigger. Yakinwe n'umugabo bita Kim Nam-gil, tumuzi muri filime nka Fear Priest cyangwa se Rutwitsi. Hano mu Rwanda yasobanuwe na Dina ni Kabaka. Iyi filime Trigger uyu mugabo yayikinnye avuye muri yari umusniper mu gisirikare cya Korea, hanyuma aza kuza nanone muri polisi ya Korea aza ari umupolisi usanzwe. Ava muri ibyo bintu by'ubusniper kubera ko byatumaga yica abantu benshi cyane ndetse rimwe na rimwe akabikora atabishaka, aza muri polisi nk'umuntu usanzwe. Hanyuma igihugu kiza guhura n'ibibazo ubwo ikibe cyakoreraga muri Amerika gitangiye kujya kinjiza imbunda mu gihugu cya Korea. Izo mbunda akazihereza abaturage ku buntu, aho umuturage ari hose akayimugezaho ku buntu ashaka we ngo mu buryo bwo kwihorera. Igihugu ngo aje kukihorera kubera ko cyamutwaye ababyeyi n'ibindi byose yakundaga, aza ahereza abaturage intwaro ku buntu. Hanyuma birangira abaturage bose bafite imbunda batangira kwicana gahoro. Ubwicanyi buragwira cyane mu gihugu. Uwo mupolisi Kim Nam-gil akina muri filime yitwa Lido afata umwanzuro wo kuvuga ati ibi bintu ndabyanze, wakora uko ashoboye ngo abirwanye. Ndetse ya mask yari yarikingirijemo y'umupolisi mwiza utagira intambara udateza ibibazo ayikuraho nawe yinjira mu ntambara. Indi filime irwana cyane ndetse yahitinze cyane mu mwaka wa 2023 ni filime yitwa Jung-song cyangwa se Jung-song Creature. Iyi ni filime aho aba-entrepreneur babiri umugabo n'umugore bari bafite gahunda nyine yo kwishakira aho bashora imari yabo, biza kurangira bashatse gushora mu ivuriro, ariko iryo vuriro baryinjiriye basanga abaganga bari barimo ndetse na director w'ivuriro ubwe bakora ubushakashatsi ku bantu bakabahindura ibindi biremwa bidasanzwe. Reba nk'icyo abantu uyu director yafataga abantu bakabatera imiti ndetse akabakontorora n'inzogera ye uko bagenda bahinduka bagahinduka ibindi biremwa bidasanzwe bifite imbaraga zidasanzwe ziruta iz'abantu ndetse bikabahindura ibinyamaswa. Binjiriye ivuriro baje guriraho n'ibibazo cyane ndetse kugira ngo basohokemo bibi intambara, ariko biza kurangira basohotse. Indi filime yahitinze ndetse inarwana kurusha izindi yasohotse mu mwaka wa 2025 ni filime yitwa 12 cyangwa se 12, aho harimo indwanyi 12 buri wese afite imbaraga zidasanzwe zijyanye zihuye n'ikimenyetso cya Zodiac. Ibimenyetso 12 bya Zodiac murabizi ko hari abantu benshi babyizera ndetse bizera ko niba ufite Zodiac sign ya danger ubwo nawe uri uwa danger. Murabizi abangaba ari nabo 12 bose yari afite imbaraga zidasanzwe bitewe n'ikimenyetso yari afite muri Zodiac signs. Izo mbaraga zidasanzwe akaba ari zakoresha mu kurwanya abanyabyaha binjiraga mu gihugu cya Korea y'Epfo. Filime yitwa 12 cyangwa se 12. Uriya mugabo w'umunyabipfunsi turamuzi cyane muri filime nka Round of Punishment, dore n'uwo nguwo. Indi filime
yahitinze ndetse ikanaryoha cyane abantu bakayikunda haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Filime z'inyakura murabizi ko zige zihitinga cyane, aho usanga nk'iyasohotse, murabizi iyasohotse ejo bundi yahitinze cyane haba mu mahanga ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Iyi ngiyo yitwa Vigilante, yasohotse mu mwaka wa 2023. Ni filime aho umugabo yigaga mu ishuri rya gipolisi, we yabonaga abantu bafite imbaraga badahabwa ubutabera bukwiye nk'ubw'abandi, ndetse leta yarababeraga. Aza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe abangaba leta ihana mu buryo bworoshye bitandukanye n'abantu bakwiye, nzajya mbihanira. Ku manywa akagenda akamuha umupolisi usanzwe, hanyuma nijoro akajya mu bantu, mu mabandi cyangwa se abandi bantu bamanipira leta, abo akabahana bya nyabyo, abakubita ibipfunsi n'ubundi buryo buri fiziko. Filime yitwa Vigilante. Indi filime yaje guhitinga cyane ndetse ikanakundwa cyane, ejo bundi hanasohotse igice cya kabiri cyayo, ni filime yitwa Bloodhounds. Bloodhounds, aho abasore babiri bahuriye mu marushanwa ya boxing, baza kuba inshuti ndetse inshuti magara. Ariko mugenzi, hari aba loan sharks cyangwa se abantu baguriza abaturage. Filime yitwa Bloodhounds yasohotse 2023, baguriza abaturage, aho umusore umwe muri bo yaje kwisanga mama we yafashe umwenda, hanyuma uwo loan shark wari ukuriye abandi cyangwa se bamwita Kim Myongil aza gushaka kumutwara imitungo yose yari afite ndetse n'utwo yahigiragaho twose, birangira abaturage benshi bagiye babipfiramo. Aho umusaza wifashije uyu musore akamuguriza amafaranga ndetse akamuha n'akazi ko kumucungira umutekano w'akana yari yarirerewe nk'umwishywa we, baza kumwica. Abasore bafata umwanzuro wo kumuhorera ndetse nabo barabataka cyane, bataka amabandi y'uwo mugabo, barabakubita mu buryo buteye ubwoba. Muze yamaze gupfa, abasore bagiye mu cyaro bahunze, baza gukora imyitozo myinshi cyane, abantu bakomeye ndetse b'imbaraga nyinshi cyane, bagaruka mu mujyi kwihorera, birangira ikibe bakiranduye na polisi igifashe. Indi filime yahitinze ndetse ikanaca ibintu twese turayize mu mwaka wa 2021, ari filime yasohotse y'umukobwa urwana cyane, warwanaga n'ibyihebe ndetse yinjira muri polisi. We gahunda yaba yiwe ari ukwica abantu no guhorera, we ntabwo yarwanaga nk'umupolisi usanzwe, yitwa My Name. Filime irimo action nyinshi cyane, aho umwana w'umukobwa aza kubona papa we bamwica, ariko akiri akana gato akurana uwo mujinya, yinjira muri polisi. Gahunda yiwe ari kugira ngo azabashe kugera kuri ibi byihebe byamwiciye ababyeyi, kubera ko yabonaga nk'umuntu usanzwe atari umupolisi ngo agire amakuru ahagije, cyangwa se yinjirira ahantu hose ashaka uko abishaka, atazabasha guhorera papa. Filime irimo umurwano mwinshi cyane yitwa My Name, yasohotse 2023 ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turaza kusanga filime yakinwa n'umusore tuzi cyane w'umustar. Uyu musore yakinye filime nka Worst of the Evil, aza gukina filime nka K2, aza gukina filime romantic nka Meeting Me Slowly, aza gukina filime nka Rookie, ndetse ni filime nyinshi cyane yagukiniye na Hila, bamwita Jichanga Wuku. Iyi ngiyi yayijemo yitwa Worst of the Evil, aho yari umupolisi, ariko ari umupolisi usuzurwa cyane na sebukwe. Yarashatse umukobwa, na uwo mukobwa yari umupolisi ariko asuzugurwa na sebukwe n'umusore. Hanyuma leta iza kumuha offer yo kwinjirira ibirara cyangwa se n'abasore bacuruzaga urumogi b'amabandi, ngabinjira bashakemo amakuru abaneke. Aza kugenda sheri watabizi, nyuma aza kubimenya ko agiye muri operation, bamusezeranya kumuzamura iranka rimwe. Filime yitwa Worst of the Evil, uwakinyi yitwa Jichanga Wuku, niyo mazina y'inyakuri. Ndetse filime uri mu rwano mwinshi, ku buryo byamusabye gukora imyitozo idasanzwe kugira ngo azabashe nawe ubwe kurokoka. Yinjiyemo amabandi aramukunda, aza no kuba umutoni kuri sebuja w'amabandi. Filime ya kabiri yaciye ibintu bigacika ndetse ikaza no gukundwa cyane, yasobanuwe na Junior Giti, ndetse iza gusobanurwa n'undi musobanuzi nawe wo muri Wakanda Base bita Lucky the Blessed Man. Filime yitwa The Manipulated, yasohotse 2025. Uyu musore Jichanga Wuku nawe niwe wayikinnye, ndetse uyu musore azwiho gukina amafilime menshi cyane akundwa, haba filime zirangira nk'iyo yakiniye yitwa Fabricated City, filime irangira irimo umurwano wa cyane ndetse na tekinoloji ikomeye. Iyi ngiyi na Manipulated nayo yaje kwisanga hari ibintu byamubayeho, yari ibero mu buzima butuje, ibero ubuzima busanzwe nk'umuntu usanzwe, ariko aza kwisanga mu isanganye, isanga mu bibazo naho ubwo atigeze ategura. Hari amabandi yagiye ategura ibintu, umuntu wa tekinoloji ukomeye cyane afite tekinoloji ihambaye aza gutegura ibintu, uyu nguyu yisanga muri ibyo bibazo, bimugwiriraho gutyo
yibyukiye umunsi umwe yisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Hanyuma aza kuvumbura ko ibyo bintu byamujeho ubwo bamuteje abanyamakuru, bamuteza leta ndetse n'abantu benshi bagenda babigwamo. Aza gusanga ari umuntu runaka wabigizemo uruhare, ufata umwanzuro wo kumuhiga ndetse birangira namugezeho. Filime ya mbere yaciye ibintu bigaca bigacika ni filime twese tuzi yitwa Merciful None. Ndetse ni filime yasohotse ejo bundi, aho umugabo yaje kwisanga akorana n'amabandi, ariko nyuma aza gufata umwanzuro wo kubiva byo gukorana n'amabandi. Amabandi rero yakomeza amugendaho, birangira n'umuvandimwe wabigendeyemo, ariko umugabo yari indwanyi cyane. Ndetse n'amazina nyakuri yitwa Song Ji-Sup. Song Ji-Sup niwe wakinnye muri Merciful None, cyangwa se akina yitwa Nam Gi-Jun. Ababashije kwibona murabizi uyu mugabo imirwanire yiwe, yari afite imirwanire ihambaye, afite igipfunsi kidasanzwe, we yakubitaga umuntu akagwa nko mu kilometero. Akubitaga umuntu igipfunsi akagwa kure cyane, kandi rwose taye wari ari taye ntoya, taye rwose icishije bugufi, ariko yari indwanyi ikomeye cyane. Urwo rero ni urutonde rwa filime 10 cyangwa se seri 10 zakunzwe kurusha izindi, zari zihambaye abantu benshi bakunze, harimo Vagabond, hari kugeza kuri Merciful None. Umuntu wese utarazibonye namushishikariza kugenda akazireba, cyangwa se agasubira inyuma. Hari filime nyinshi bararebye ukifuza no kuba wazisubiramo. Wowe yarayirebye idasobanuye yayireba isobanuye n'umusobanuzi akunze cyane wo mu Rwanda, ndetse igihe cyose abishakiye. Urutonde rwa mbere bakorerwa filime za danje z'inyakoreya z'iseri zakunzwe kurusha izindi, ndetse zirimo mu Rwanda wa danje. Ndaje mbakorere n'ibindi byinshi bidasanzwe, ndetse mubisanga kuri channel yacu ya YouTube. Ndi Fox Umuhigi. Filime zo birakomeje, agasobanuye ko turakomeje n'abanjye dufata n'izindi filime. Murabizi ko ngiye ntajya ntubura, nkomeza kubahereza ibikorwa byiza. Reka duhure rero ku rundi rutonde ngiye kubakorera n'ibindi biganiro bidasanzwe bizajya bica kuri channel yacu umunsi ku wundi, ndetse no filime zindi, aba DJs aho muri hose mu gihugu, abakora mu mbaraga mumwe n'imbaraga za Musanze, ndetse na United Street Promotion. Filime zo murabizi ko zigiye kujya zibamenekaho, ndetse nta gutinda muranzi.